kandi tubahaye ikaze kuri Betshine TV. Turi mu itorero ry'Abatsinda muri Paruwasi ya Gasave ahabereye igiterane aho basuwe na korali Simona guturuka ADEPR Kiyovu. Turi kumwe rero na perezida wa korali Byiringiro, umwe mu bagize uruhare mu gutegura kino giterane. Kaduzange tumusubiza tumuha ikaze kuri Betshine TV. Turasuje mu izina rya Yesu. Murakoze Nepo, muraho neza, amahoro y'Imana n'abane namwe. Tujya ngo mutangire mwibwira abaduteze amatwi muri kano kanya. Nitwa Habiyakare Celestin, ndi umugabo ntuye Batsinda kandi nsengera ADEPR Paruwasi ya Gasave, itorero rya Batsinda. Imana iduhana umugisha. Amen. Twageze hano ahabereye igiterane aho mwatumye na korali Simuruna. Amakuru dufite nuko uri mu bantu bateguye kino giterane. Ese intego ya kino giterane yari yihe? Murakoze, nibyo ndi mu bantu bagize uruhare mu gutegura iki giterane. Twebwe nka korali Byiringiro, ndi umuyobozi, ndi perezida wa korali Byiringiro. Hanyuma rero ku bufatanye n'itorero ryacu rya Batsinda twaraganiriye dusanga ni ngombwa ko tugira igiterane. Intego yacyo ya mbere yari ivugabutumwa. Twahisemo gukora ivugabutumwa muri iki giterane mu buryo bubiri. Ivugabutumwa ry'isanamitima dukangurira abantu kugaruka kuri Yesu Kristo, ariko kandi dukora n'irindi vugabutumwa ryo gufasha abantu ko hari abantu benshi kugeza igihe batarishyura mituweli cyangwa bataranabona mituweli n'igihe zatangiye gukoreshwa mu Rwanda. Mituweli ni ubwisungane mu kwivuza. Dufasha abantu rero kugira ubuzima bwiza kuko roho nzima itura mu mubiri muzima. Murakoze cyane, n'ibyo ngiye kubaza ko n'ubwije intego kubaka. Nayo mfite amatsiko kumenya kumenya yuko mwashaka kugira ngo mubake nako munakora icyo bita isanamitima. Turagira ngo uduhe ishusho y'igiterane uko wakibonye. Uyu ni umunsi wa mbere, kizaba iminsi ibiri. Ese uko mwagiteguye, intego mwe mufite, ibyo mwifuzaga, murabona kugeza uyu munsi icyo gifite muzabigeraho? Turashimira Imana yabanye natwe muri iki giterane. Imitima y'abantu b'Imana yakize, imitima yacu yahembutse bundi bushya. Ikindi rero intego twari dufite tubona turimo kuzigeraho kenshi, uretse ko intego zo gukorera Imana tutajya tuzigeraho, kuko intego twari dufite cyane ni ukubona abantu bihana, abantu bagarukira Imana babonetse. Gusa n'ejo turabakeneye kuko igiterane kizaba no ku munsi w'ejo tuzongera dukora ikindi. Tuzaba turi kumwe na korali yindi izaturuka Igikondo CGM. Rero dukeneye abantu bihana bundi bushya. Ikindi kandi ni na mituweli twumva dushaka gushakira abantu. Ndabona abantu bano kurushaho kwitanga kugira ngo abanyarwanda batuye Batsinda ndetse n'ahandi batarabona mituweli, abo tubona muri iyi minsi n'abo twateguye tubafashe. Rero ndabona intego turimo kugenda tuyigeraho kuko Kristo ari kumwe natwe arazadushoboza. Murakoze cyane. Nk'umuntu wateguye igiterane, uyu munsi tugeze hano kuvuga ko hari ibyo utapfa kuvuga bitewe nuko ukibona gukorera Imana bitarangira. Nagira ngo nkubaze, uyu munsi kano kanya wagoye amahirwe ngo wongere ugitangize bundi bushyashya ube ku munsi wa mbere. Ni ikihe kintu wabonye wakosora cyangwa se washimangira? Mu gukorera Imana rega Yesu yaravuze ngo biroroshye. Rero iyo turi kumwe nawe turashobora. Rero nongeye kugitangira n'ubu twongeye gutegura gukora igiterane ko tuzongera tunabitegura no minsi imbere. Dufite ibindi tuba dusenga ngo igiterane cyacu tutegura kibe cyiza kuruta uko twe tubitekereza. Bivuze ngo turareka Yesu ngo abane natwe mu giterane, kandi iyo hageze turabimenya kuko Uwiteka Imana yacu ntabwo ajya yihishira aho ari. Rero twongeye kugitegura, nta nubwo ari nge nagitegura hamwe na bagenzi banjye, ariko inshuti yanjye Nepo, nugira icyo ushaka uzasenge, kandi hagira ikikunanira uzasenge. Nukenera icyiza uzasenge, kandi hagira n'ikibi kikugwirira uzasenge. Yesu ni byose umufite, ntacyo abasha gukena. Gusenga. Yego. Urakoze cyane. Akatutege ngo tukureke ugiye kwakira abashyitsi. Uri perezida wa korali Byiringiro. Ese turagira ngo muri kano kanya abantu baduteze amatwi bakunda korali Byiringiro by'umwihariko, korali Byiringiro mufite gahunda yihe, mufite irihe terambere muri kwifuza kugira ngo n'abakurikira babatera inkunga kugira ngo babashe gukora umurimo w'Imana? Murakoze. Korali Byiringiro ni itsinda Uwiteka yahamagariye kumuramya no kumuhimbaza. Dukorera umurimo w'Imana kuri ADEPR ya Batsinda. Intego dufite kugeraho ni nyinshi mu rwego rw'iterambere. Dufite gahunda yo kuzakora amashusho live record mu kwezi hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatandatu ku mwaka utaha. Rero ubiteganya icyo gihe yitegura ubu ngubu. Korali Byiringiro dufite
intego, hari igikorwa cyacu dufite muri ino minsi kitari kugerwaho neza cyo gusura abarwayi kwa muganga. Nitwe twagitangije hano muri paruwasi ya Gasave. N'ubu ngubu rero turashaka kongera kukibyutsa ko Ikibagabaga hari umwanya wacu wo gusura abarwayi, hanyuma icyo gikorwa nacyo kuri twebwe tukifata nk'igikorwa cy'iterambere kandi nk'igikorwa cy'ivugabutumwa. Rero ibikorwa dushaka gukora ni byinshi, dufite gahunda yo kongera kwa miliyora cyangwa se kuvugurura ibyuma byacu, kandi ibyo byose tubifite mu mishinga y'iterambere kandi ya vuba bitarenze mu kwezi, hagati y'ukwezi kwa kabiri k'umwaka utaha n'ukwezi kwa gatandatu. Hamwe n'ibyo dufite umushinga wo gukomeza kwihugura no kwiga mu rwego rwo kwihugura mu majwi kugira ngo turusheho kuririmbira Uwiteka n'amajwi meza kandi agororotse. Imishinga dufite yo mu murimo w'Imana ni myinshi, kuko umunsi ku wundi tugenda twunguka ibyiza byinshi byo gukorera Imana. Uko umwuka tuyoboye rero tugenda tugira ku cyo tugeraho, ariko no muri ibyo byose mvuze tuba dukeneye amaboko y'Imana n'amaboko y'abantu bayo. Murakoze cyane, tubareke mujye kwakira abashyitsi, ariko haba hari umuntu wifuza kubafasha tugira ngo utange adresse yawe cyangwa nimero ya telefone, ubundi ko turi kujya kwakira abashyitsi tuzasubirejo. Nimero yanjye ya telefone ni 0788 43 62 02. Nitwa Habiyakare Celestin. Uwashaka kugira ubufasha hakora Ibyiringiro yampamagara tugahura tukaganira akadufasha. Amarembo akora umurimo w'Imana muri korali Ibyiringiro aruguruye. Murakoze cyane, turacyari kuri BTShine TV, aha turi ni Ibatsinda ahabera igiterane nk'uko mubibonye. Turi kumwe n'umugabo umukozi w'Imana, umudiyakoni, umwe mu bayoboye igiterane, wari umuyobozi wa gahunda cyangwa se abantu bakunda kwita master of ceremony cyangwa se MC. Twakwakiriye kuri BTShine TV. Murakoze Nepo. Kajya mu mutangire mwibwira duteze amatwi muri kano kanya. Amazina yanjye nitwa Hakuziremye Reverien. Ndi umudiyakoni kuri uyu mudugudu muri Torero rya Batsinda, hanyuma ninjye waruyoboye kino giterane. Murakoze cyane. Nk'umuntu waruyoboye igiterane, turagira ngo udijisho giterane uko wakibonye. Hari hashize igihe kinini cyane turi muri COVID-19, abantu badaterana badakora ibiterane, ariko minsi ya mbere ndakeka ari ubwa mbere mukoze igiterane. Udijisho giterane uko wakibonye. Nepo byari bimeze neza, cyane cyane ko ukurikije ko cyo cyari kigambiriye ko kugira ngo imitima y'abantu ihembuke, kandi ntekereza ko byagezweho kubera abantu benshi bihannye, abantu benshi bakize mu mitima. Nicyo kintu cyari kigambiriwe cyane cyane. Hanyuma kandi usibye n'abihannye gusa, n'abandi bose barimo bahembutse muri rusange. Ego. Ese intego mwe mufite giterane, murabana abantu bari kwitabira kugira ngo bagurire mituweli, abantu mushaka kugura mituweli, uyu munsi byagenze bite? Cyane cyane kubera kuko ari igikorwa cy'urukundo, usibye n'ibyo kuba yenda twari turi mu rusengero. Gufasha ni umuco nyarwanda, gufasha ni ikintu kiranga ubupfura, cyo cyarangaga imfura ubundi kuva na kera kose. Ntekereza ko gahunda yo gufasha no kugura abantu mituweli nayo yagezweho ko tubyifuza, kandi ntekereza ko n'ejo tuzakomeza, ko igiterane kizakomeza n'ejo. Murakoze cyane. Ejo tuzongera tugane turebe uko igiterane kimeze, ariko turagira ngo noneho ugire ubutumwa uha abanyetorero, abakristo n'abandi uruhande uramanza ubutumwa abakristo b'itorero rya ADEPR n'abandi bantu muri rusange. Ubutumwa nabaha, ikintu Yesu yaturaze akiva muri iyi si, yaravuze ngo dukundane nk'uko yadukunze. Hanyuma rero tugomba gutabara imbabare, gufasha abababaye. Ni ngombwa, icyo ni igikorwa ku muntu uwo ari we wese, cyane cyane kuko mu gutabara imbabare, mu gufasha abababaye cyane cyane, ni imwe mu mirimo tuzahemberwa tugeze mu ijuru. Ibyo rero bagombye kubyitabira mbere na mbere. Hanyuma ubundi butumwa nahayenda abantu batarizera ni ukugira ngo mbabwire kuko gufasha ntabwo bireba abakristo bonyine gusa, ahubwo gufasha kuva na kera kose ni umuco wahozeho mu gihugu, nubwo ibintu bigenda bicika, ariko ni umuco wahoze kuva na kera kose. Ni ngombwa ko dutabara abababaye, tutagombye gushingira ku idini cyangwa se wenda ngo umuntu ni umukristo, ahubwo gufasha n'ibya buri muntu wese. Murakoze cyane. Murakoze cyane, kandi Imana ibaho umugisha. Ariko ukiri hano mwatubwiye yuko mu ntego z'igiterane harimo no kugira ngo mugurire
abantu mituweli. Hari umuntu wari uduteza amatwi akavuga ati nanjye ndifuza gukora umurimo w'Imana ibatsinda, ndifuza kuba nagura mituweli, ndifuza kuba nabasura, tujya gutanga adresse ese batsinda bahehe, bazitanga adresse ku buryo bashobora kubafasha kubatera inkunga bakagura bakafasha kugura mituweli. Mbo Batsinda iherereye hano mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Kagugu mu mudugudu wa Nyakabungo. Ukase gatoya usohoka mu isantere, ukiruka mu isantere ubona urusengero ni rwiza cyane, uhita urubona, naho ngaho niho ituro rikorera no dusengera. Murakoze cyane. Wakwifuza kuvuga ati reka nanjye nubwo ntabonetse muri cyo giterane, dukurikirwa n'abantu batandukanye, abantu bari hanze y'igihugu, Amerika, Burayi na Aziya na Afurika by'umwihariko, akavuga ati ndifuza kugira umurimo w'Imana nkora hari Batsinda, yabikora gute kugira ngo inkunga ye ibagezeho? Murakoze cyane. Dufite perezida wa korali nk'umugabo twizera cyane, amafaranga yose nk'uko twabitangaje mu rusengero, nomero twabahaye nizo bagomba kuyenyuzaho mu kanya yazitambukije. Murakoze cyane. Murakoze cyane, umugisha, reka mujye gukomeza gahunda. Murakoze Nepo, Imana ibahe umugisha. Amen.